urakoze kuba ufunguye iyi video. Wari uzi ko urubuga rwa Facebook rwaguhemba, Instagram wari ubizi ko yaguhemba, by'akarusho YouTube ikikubitiraho ikaguhemba amafaranga yagutunga n'umuryango wawe. Reka tubaze DS Clement adusobanurira ubundi YouTube ihemba gute, TikTok ihemba gute, Facebook ihemba gute, ese ni gute twakorera amafaranga neza? Reka tubimubaze adusobanurire. Icyo ngusaba, niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande like na subscribe. Murakoze. Ese koko mu Rwanda hari ama ads? Icyo usabwa ni ugureba iyi video ubundi ugasobanukirwa. Reka dutangire. Yego ziriho bantu nyine ubona yuko bari active, tubona n'abantu bakuze bagenda bajoyininga, hari yo Facebook, hari yo TikTok, hari yo Instagram, hari yo X, nazo zibyazwa amafaranga mu bindi bihugu. Uyu munsi tubara yuko byibuze urubyiruko rudafite akazi imibare iriyongera, ariko kandi ku rundi ruhande anabiyongera kuri internet ni benshi. Uyu munsi turi buze gukora iki kugira ngo cyangwa se communities izi social platforms zindi byo bisaba iki ku buryo byibuze tubona niba hari umuntu celebrate. Ejo bundi hari bamwe mu bafasha abantu mu rugo, because mu rugo ukurikirwa n'ibihumbi 100 kuri TikTok, naramubonye ni byinshi. ushobora yeze wacu no ntibamenyekane kuri platform. Uyu munsi ni umuntu ashaka gupostinga video within 24 hours igafite umugana ibintu by'abantu bayirebye, byibuze hari amafaranga yakwiye kuba yinjije. Byo hagakwiye gukorwa iki kugira ngo izo platforms aha cyo kibazo cyiza cyane. Ahubwo ya statement ya minister naho yari kugana, kuko Google nta kibazo ifite, ariko nka Facebook nawe urugero, Facebook niyo platform ifite amafaranga cyangwa se kambyite Meta, kuko byose ni na TikTok I think ari ni yabo cyane, ni WhatsApp na Facebook, di WhatsApp, Facebook, Instagram na Instagram. Facebook niyo platform uri ifite amafaranga menshi kurusha na YouTube cyane, kuko Facebook nuvuga ngo video yawe kuri views 1000, YouTube barako winjiza hagati y'amadolari 3 ndetse n'amadolari 5. Mu gihe kuri Facebook impamvu badaba specific ngo bavuge ngo n'amadolari 3 nuko haza ibintu byinshi, publicity yagaragaye kuri video yawe ni ya company runaka yishyuye menshi, cyangwa se video yawe inganite, kuko kuri YouTube kushyiraho iminota myinshi niko wakorera amafaranga menshi. Naho uzasanga ibiganiro tubikwedura paka mu isaha ikagera kuba tubyiuze umuntu azabireba iminota 20, no shaka ubireba 10, ariko muri publicity bifite nk'iminota 5 ntabwo yajya nko muri video y'iminota 10. Noneho nka Facebook yo yinjiza hagati y'amadolari 5 na 7 yo irengeje YouTube, ariko Facebook kugira ngo ibe monetized byo biragoye. Nkahubwo nka ministry ya statement yari ngo Facebook tujya gukora ku buryo bwari nayo ifite n'amafaranga menshi hano mu Rwanda yemererwa. Facebook ibihugu byemerewe kuba monetized ni ibihugu 12, ibyo bihugu nta Rwanda ruri. Noneho nabyari nakubwiye byo kwilocatinga mu kindi gihugu kuri Facebook ntago bikunda. Ikintu gikunda ni iki kugira nk'umuntu mu Rwanda ba monetize, nukuba ufite nk'umuntu yenda muri ibyo bihugu 12 byemerewe kuba wamuha access kuri ya Facebook yawe akaba owner, noneho wewe bigasa nkaho waguhaye access, kaba nkaho iyo Facebook iri cooperatingira muri icyo gihugu arimo, ni ubiri gusabira. Ariko ujura uzango umushuti wawe nawe ntabyazi, ni undi wari wese ntabyazi. TikTok yo kugira ngo we monetized nukuba byibuze umaze amezi 2 muri kimwe mu bihugu byemereye kuba byaba monetized cyangwa byakorerwamo amafaranga, kandi inactive hoye biko bisaba kuba ufite aba followers 10,000, ufite na views byuzi 200,000. Ubwo urumva ukaba umaze n'amezi 2 uri muri kimwe muri ibyo bihugu 12. Ibyo bintu byose rero iyo bishyize hamwe usanga byose biva. Tuvuge nk'urugero mu Rwanda rukuna abana b'abasirimu cyangwa bari sharp, bo babikora bagakoresha za VPN nababwiraga, akilocatinga nko muri Amerika akemera amezi 2 akamara atarakuraho VPN ngo bigaragara ko atari muri icyo gihugu, akabirequestinga nyuma akaba yagira minsi ko abantu baba ba TikTok bashaka guhembwa. barahari benshi nanazi ngewe na hano mu Rwanda, kandi zose zijyana n'amafaranga menshi kubera ko live, kuko live cyane ushobora nko kuva kuri live y'amasaha 6 byuze ukoreho nk'amadolari nka 600. Bose babireba live basanga barasi ntekereza ko hari ababikora kugira ngo bigeiningire noza, kuko ibyo bintu kugira ngo uzabe monetized izo criteria zaho ziragoye.
biragoye cyane. So izo platform nazo rero n'urubyiruko nk'ibyo minisitiri yavugaga baramutse babyoroheje urubyiruko byiza gushyira aka video ukabona amafaranga gushyira aka video ukabona amafaranga the same n'ibingibi nibyo ngira nk'abajene YouTube yo yarabizanye nayo izana icyo bita YouTube shorts zo irazimonetiza nkakorera aka video ushyira kuri TikTok ukaba wagashyira no kuri YouTube ikaba wazakorera tugiye tukiteranya ukazabona udufaranga ibyo bintu nabyo bibaho n'abajene bafite ama smartphone ufite smartphone byo nyine na internet yarorohejwe mu Rwanda tunashimira leta y'u Rwanda bikorwa remezo birubakwa amatelefone ya 20 smart urayibona and then gukira ama platform byo ni nk'ibyo bavuga ngo umukozi wo mu rugo afite followers 100,000 nyamara umuhanzi waririnda amavumu n'amaruvumu araho byaranze icyambere ubundi ni ukwigira icyizere mu Rwanda ntago turi mu bihugu byemere bitandukanye n'icyo wa mentioninze ngo minister ya postinze avuga ngo ko bagiye kugaragaza ama-ads ntago ari ibintu ya postinze biranahabanye 100%. gute sekerema we ya postinze ko bagiye kuvugana na YouTube ku buryo u Rwanda rwemererwa kugira monetization. Yes, bari muri process ya. Kuba monetized rero n'ubu tuba monetized kandi turi mu Rwanda yemerewe. Bivuze iki? Bivuze ngewe ndarilocatinga aho ndi. Kacano yanjye DCTV Rwanda iri muri Amerika. Ubu ngewe mbarwa nk'umu creator ukorera muri Amerika. Ubwo icyo minisita yavuze biramutse byemewe nyine nkuko byabigwe nuko nahindura igihugu nashyira ku Rwanda ukabukumaniciza mu Rwanda kandi nta nyungu bifite mu by'ukuri mu buryo bwo kugaininga amafaranga nta nyungu bifite ariko bifite kubera iki nta nyungu bifite impamvu nta nyungu bifite nuko n'ubu icyo twabuze mu Rwanda ni ads ntabwo twabuze monetization kuko irahari turi monetized amachano yacu ari monetized ariko ads izo zirafunze ads rero kuzifunga ni n'abantu batahita babyumva ariko mbere zari zihari kuko baba twigeze kuganira na bamenya tubwira uburyo rwose zari zihari imbere babonaga amafaranga menshi ziza gufungwa guhera ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2021 ejo bundi nta myaka ingahe ishize ads rero kuzifunga hari n'aho yumvaga urabona nk'uko nguko haba hari nk'igihugu runaka website runaka igihugu cya kidashaka dufate nk'urugero sinzi nibuka igihugu cyasohoye itangazo ko bagiye kubaninga izi website zicishaho amashusho y'urukozasoni babifunga bate bavugana n'aba internet service providers bakorera muri icyo gihugu niba twebwe dufite akazusuko kwamamaza hikirike MTN irarangura KTN hari Canal Box nayo buriya nayirangura kuri KTN kuko dufite internet service providers batarenze batatu cyangwa bane gutyo bakora internet hari abacisha mu nyanja ariko tugifite na Starlink ya Elon Musk yo ariko ni satellite yo ije vuba tujye tunashimira leta y'u Rwanda kuko ikorera no mu bihugu bikeya muri Afurika kabisa niba dufite nk'abo ba internet service providers batarenze batatu icyo gihe murabroka iyo link niba ari website amashusho y'urukozasoni ntigaragare mu gihugu niba ari Google Ads murayibroka sinshaka kumention ngo ayibrotse ninde ntabwo muzi icyuzi nuko bikorwa gutyo wize IT kame mbambize niba bayibrotse gutyo rero kandi izagaragara nge nakoresha VPN cyangwa se Virtual Protocol Network ni internet ishobora kwinjiramo ukaba wahindura igihugu urimo nakoresha VPN nkishyira i Burundi kandi ndi hano mu Rwanda ads nkazibona ikibazo cyakiri mu Rwanda niyo wandikiye nka Google kubaza ati kuki nta ufite ads zirahari